uzagera ku ntsinzi yawe komera wihangane nawe izina ryawe rizazamuka nk'idarapo utumva ibitekerezo byawe mureke ugene nawe supporting ibitekerezo byawe telefone yawe nibirimo abantu batagufite umumaro basibe mu guhisha abantu bagufite umumaro niba uri mu kigare cy'abantu rwose bavamo wenyifure rwose wihirukire wirwana abantu bahora bakugura inyuma na cyane koko bamugana iyo bagenda ntumenye uko bagiye utabasha kubamaginga ibibazo biri muri wowe ako kanya uwo munsi abatayimone bazakwica n'ibyo byose bikunaniye yambaza amasengesho kwihangana n'ukuri binaniye abantu gahunda yo kwihangana n'ukuri yashize mu bantu n'ukuri n'umiwe abantu bahagurukira bakaguhagurukira turaza kubigera nta yindi mana yahabaye Bibiliya iravuze ngo iyaba Uwiteka sifa kwa Mungu amen Jenedrayi atari we wabaye mu ruhande rwa amina Bibiliya iravuze ngo ubw'abantu baduhagurukira baba baratumize badahekenye baba baratumize Imana yahabonetse ubwo wari uri mu bitaro nta yindi Imana yahabonetse ubwo nari ndi Nyamagabe nta yindi Imana yahabonetse kugira ngo ribera kurora inosa cyangwa se Bivamuruyumwuga ahanga indirimbo ahuye n'ubutayi bukakaye ariko nta yindi Imana yahabonetse kuri gitangaza nyine yahoraga mpamagara akambwira nyine wazaje ukadusura ko abakunzi bacu bajya bakunyishyuza bakanyandikira muri komanteri kuko kumva tuba turi mu kazi kenshi ko kugira ngo tugeze aho abantu ubutumwa bwiza mu nzira z'amasizoni z'ibirarane hari inzara igukubita ukibagirwa izina ukibagirwa witwa nde turashima gatondo ushaka gutonda batoranije yandi inzara yigeze ndya nabindi kwigisha mu Gatenga abantu bakwinjira imitwe yaho nkajya mbona na amavoka njya mu iduka ry'amavoka uri kwigisha ndi kwigisha abakristo nkora n'ibivoka mu kazi. inshuti bakunzi ba Gitangaza TV ndababwiza ukuri noneho ntago bisanzwe muraza gukurikirana byinshi muri iki kiganiro muraza gufashwa n'indirimbo harimo ijambo harimo byinshi bitandukanye twishimiye kubana namwe nkuko bisanzwe iteka kuri Gitangaza TV dutangira dusenga Imana cyane ko turi kumwe n'abavuga butumwa n'abaririmbyi uyu munsi tugiye kwinginga uyu mubyeyi adufashe dushyira imbere y'Imana hanyuma tubone gukomeza ikiganiro cyacu. Mwana huko wabanaga n'abasobakuruza kera na n'ubu ni kuzaturengera kandi nkuko wabanye n'abatubanjirije na n'ubu ni kubanye natwe turagushimiye ukuri Imana ibana natwe turagushimiye kuri Imana iduhuje turagushimiye ko umugambi wawe ari mwiza kuri twebwe ibi ntago ari imbaraga zacu oya ibisubwenge bwacu ahubwo ibi ni urukundo rwawe ushyirwe hejuru ubararirwe n'amahanga maze uzubane natwe maze uzuganze imbaraga zisumba byose amina Kristo zongere zitugote kuko tugiye mu murimo wawe mwami uduhe imbaraga kandi uduhe ubushobozi bwo gutwika inzoka zikoteze zesire zo gukandagira ibitavuga Imana umwami wacu Yesu Kristo ube mu ruhande rwacu uturengere kandi uduhagarareho uyu mwanya ubane natwe uyu mwanya umuntu wese abona ineza y'Imana urakoze rero ko tugiye gutangirana nawe urakoze kugiye kuturi grande zevo ugiye kutuyobora kandi ukatuyobora kandi ugasozanya natwe katika jina la Yesu duhamagaye uwera ngaza aganze ku buzima bwacu aganze mu gihugu aganze ku bababaye aganze ku ba endesira grome aganze ku bamwifuza maze Uwiteka utugirire neza urakoze kumvishe gusenga kandi kubana natwe izina rya Yesu amen. Arakoze cyane umubyeyi umaze gusenga
Imana imumugisha. Hanyuma nkuko mubireba hano imbere za kamera za Gitangaza TV, uyu mubyeyi yakunze biva muri uyu mwuga, akunda indirimbo ziwe, ariko ngo hari yakunda cyane kurusha izindi. Hanyuma ngo agira amatsiko ndetse yo kumureba, yumva ashatse guhura nawe. Uyu munsi rero naravuze ngo kuri Gitangaza TV reka nzamuhuze nawe, hanyuma agira ibyo amubaza ndetse agira n'ibyo amubwira, niba hari n'ibyo amusaba. Biva muri umwuga arahibereye nta kibazo. Hanyuma biva muri umwuga nawe rero aragira ati hari umupasiteri nkunda kubona kuri Gitangaza TV ufite amavuta, kandi pasiteri nawe akavuga ati rwose biva muri uyu mwuga ndamukunda cyane. Nabuze rero reka mbahuze, nimara kubahuza ubundi baganire ibintu bifite gahunda ndetse bari no kumwe. Ariko nkuko bisanzwe ibintu byacu tubanza kubikora muri Bibiliya. Uyu munsi rero dufite ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana pastor baba wateguye, ubanze ubidushyizeho hanyuma tubone gukomeza. Evangelike cyane, uzi ko dusanzwe tubakunda, nta kintu twabima keretse icyo tudafite, kandi tubasengera iteka buri munsi. Umwami nabaduhera umugisha. Amen. Ijambo ry'Imana, Imana yararituhaye. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tubone gukomeza. Turasoma Zaburi 124. Zaburi 124 iravuze ngo iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, abe ariko Abisirayeli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Mva nawe, ubwo umujinya wabo wacanaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose. Isuri murayizi, iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ryiza cyane. Dusoma ijambo ry'Imana. Ni ijambo nta intego ivuga ngo nta yindi Mana yahabaye. Bibiliya iravuze ngo iyaba Uwiteka, sifa kwa Mungu, Amen, Jenedrayi atari we wabaye mu ruhande rwacu. Bibiliya iravuze ngo ubwo abantu baduhagurukira, baba baratumize badahekenye, baba baratumize bunguri, baba baraturiye nk'uko imbwa zirya amagufa. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka himbaza utadutanze kumuhigo w'amenyo yawe. Isuri iba yaraturengeye rwose. Bakristo bavandimwe, inshuti zikurikiye, inshuti za Gitangaza TV, mwibuke ko Uwiteka yataye mu ruhande rwacu abantu, abarozi, abacwezi, abakonikoni baba baraduhagurukiye. Biravuze ngo isuri iba yaraturengeye rwose. Biravuze ngo Uwiteka nahimbazwe. Sifa kwa Mungu. Iya Uwiteka nta yindi Mana yahabonetse ubwo wari uri mu bitaro, nta yindi Mana yahabonetse ubwo nari ndi Nyamagabe, nta yindi Mana yahabonetse kugira ngo ribera kurora inosa cyangwa se biva muri uyu mwuga ahanga indirimbo ahuye n'ubutayi bukakaye, ariko nta yindi Mana yahabonetse. Uwiteka naduhana umugisha, kandi Uwiteka umeze abiyereke. Turacyari kumwe kandi ibintu biraryoshye hano birahari, nicyo cyatuzanye. Turabakunda kandi tubakurikirana buri munsi. Imana niduhana umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ijambo rimeze neza. Ize numva hano kuki akenshi Bibiliya igaruka ku muntu. Nuko Imana ikunda umuntu. Ariko nanone abantu babi nabo bakabonekamo abantu babi, nuko Imana ibashyiramo kugira ngo ibagorore cyangwa se nabo bazagororwa. Ariko dusome ko abantu babi bari kugira ngo niduhura nabo tube twarabigwiwe ko bari, kuko nta kintu Bibiliya itavuze. Ibyo ducamo byose mu buzima bwa buri munsi, Imana ibigira ngo twereke niduhura nabyo tumenye ko
twagisomye muri Bibiliya. hari ijambo wumva wenda sinzi ukuntu ndi kuryumva, ari ijambo wumva ukumva ribaye rishyashya muri wowe, ndi kumva ribaye rishyashya. Ntibigutangaze biva muri uyu mwuga. Buri impamvu zumva ijambo barisomye rikaba rishyashya ni ibihe uba urimo byo gusenga ibihe byiza. Icya kabiri, ijambo ry'Imana ritandukanye n'ikinyamakuru. Ikinyamakuru uragisoma ukakirambira bihita birangira, ariko Bibiliya urayisoma n'umwana wavuze akayisoma, Bibiliya bayisoma ikaba nshyashya. Niyo mpamvu yitwa ijambo ry'iki ry'Imana. kandi wenda ijambo nasomye namwe ngo ni ibyanditswe byera, ngo byahumetswe n'Imana, ntabwo byahumetswe n'abantu, n'Imana. Turashimira Imana ko ari yahumetse ibi byanditswe, umuntu yireberamo akaruhuka. Icyo ubundi iri ijambo ry'Imana urarisoma cyangwa se wabwika ijambo ry'Imana waba urayo kumva mu kanya urarya, kandi nta n'ahantu uri guteganya gahunda. Niho ribera ijambo ry'Imana. Rega Yesu yaravuze ngo twagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Urabona ngo nk'umusozi, ngo uriya musozi wa Gacuriro, umusozi wa Gasyata, Karuruma, ngo wabwira umusozi ukakurwa habi. Iyo Bibiliya rero ivuze umusozi, ntabwo ari umusozi tubona, ni ikibazo kigose umutima wawe. Niyo Bibiliya ivuga ngo yimura imisozi itabimenye, ukagira ngo hari yagiye. Haleluya, haleluya. Naho ribera ijambo. Nshuti bakunzi ba Gitangaza TV, nk'uko mureba Evangelique turacyari kumwe, ndetse na Bivamuruyumwuga turi kumwe, n'umubyeyi turi kumwe. Iri jambo turaza kurigarukaho nyuma ho gatoya. Reka dusubire kuri wa mubyeyi ukunda Bivamuruyumwuga, atubwire kuba ahuye na Bivamuruyumwuga uko yabyakiriye. Murakoze cyane, ndishimye. Yego, ndishimye cyane kandi ndashima n'Imana n'umugambi wayo. Yego. Bivamuruyumwuga muramukunda? Ndamukunda cyane. Ni igitangaza ko naje no kuri gitangaza. Nyine yahoraga mpamagara akambwira nyine wazaje ukadusura ko abakunzi bacu bajya bakunyishiza bakanyandikira muri komanteri. Kuko kumva tuba turi mu kazi kenshi ko kugira ngo tugeze abantu ubutumwa bwiza mu ndirimbo. So ndamubwira no nimbona uburyo uzajya kubona ndabonetse. Ubwo mba ndabonetse rero, nuko nta kibazo. Ubutumwa bwabonetse, ubu ndabonetse nta kibazo, naruhuka ntacyo. Twumvishe n'ijambo ry'Imana, ahubwo turaza kurikomozaho no mu mwanya. Nanjye n'abaciye muri ryo muvuga mperutse kunyura ahantu numva abantu bavuga ngo kwihangana, babaza ngo iyi ndirimbo se yaba ari iyande, bamwe ngo niyo umugabo witwa Bivamuruyumwuga. Nanjye ndishimye kuko niyo nshaka nanjye byanejeje mu mutima. Ni indirimbo nahimbye. Yego. Wenda nta muntu runaka ngendeyo, ni ibintu mbona muri sosiyete runaka. Naje gusanga Bibiliya muri Yakobo havuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. None ngiye kureba sanga kwihangana kwashize mu bantu benshi. None wansobanura wenda nko kwihangana, jewe wenda niko nkubonye, ariko kandi nanone ngize umugisha ndakubona, ariko kubera ko iyo ntwaro numva abantu bose bayivuga benshi, bahanze bakayihimba. Natwe mu magambo make mbwira kwihangana ni iki? Kwihangana ni igihe ugeze imbere y'ikintu runaka abandi batashobora, wowe ukabura gishoboye, cyangwa se igihe abandi cyabananiye, wowe ukarindira ukihangana. Izuba, imvura, ibigerageza ibyo ari byo byose ukajya kubona we urahihanganiye. Urugero rufatika, hari wenda turebye ijambo ry'Imana muri Bibiliya, Yozefu yihanganiye cyangwa se aca mu kigeragezo cyitwa kubana n'umugore w'ibwami, kandi abagore b'ibwami bagira uburanga. Rero kwihangana ko yari umusore Yozefu kandi ugira kandi mwiza nawe, ufite igikundiro, ariko arihangana. Uribuka umwami kaza amubwira, cyangwa se umugore w'umwami, wowe
weho ngwino turyamane kandi ukumva kugira ngo umugore w'umwami akubwira ati nyaboneka nibishaka n'igice cy'igihugu ndakimugabo niguhereza aba bajana bagaragu bose n'ibyawe uzajya urya ku buryo arangije arihangana aravuga ngo sinahemukira databuja mu byo yanshinze wowe ntabwo yagushize mu byo yampaye wowe nturimo iki ndi umusore n'ibyo sinakora iryo kosa ryo guhemukira Imana kuko kwihangana kandi nakubwiye kuva mu mesita abagore b'ibwami ni abantu bagira uburanga abagore b'ibwami ni abantu baba baratojwe no kuvuga none ntabwo uciye mu ryo uvuga njya mbona nk'umuntu asatira nk'umuntu wenda agiye gukora impanuka ndashaka kuze kubitandukanya hari ukwihangana ese kwihangana umuntu udakirijwe nawe arihangana ese hihangana umuntu ukijijwe noneho ikindi uretse mu bikindi ko nyambona nk'umuntu ajya kugwa nko hasi wenda umuntu agahita amuga ngo ihangane sibyo cyangwa se umuntu yakora nk'impanuka akikanga umuntu agahita sorry ihangane none gutya agira harimo ikindi kintu cyangwa harimo imbaraga rwose Bivamuruyumwuga udusobanure n'abandi badukurikiye nabo ibyo n'ubundi ibyo bitandukanye nibyo byo kuvuga ngo umuntu agiye kugwa ibyo biratandukanye cyane tuvuga urugero uba ufite umugabo ahora akubita umugore cyangwa amucira mu maso amucyurira agira gute noneho umugore ntabwo afata icyemezo cyo gutabana ntafata icyemezo cyo guhaguruka ngo agende ahubwo we yihanganira mu rugo rwe akavuga ati uru rugo ni Imana yarumpaye uwundi uwo ari we wese uwo ntacyo avuze agahita afata igikapu cy'akigendera abandi bo utabashije kwihangana afata igikapu cyiwe akavuga ati sigarana inzana zawe ubwo yirwarize hari icyo nashaka kubaza Bivamuruyumwuga iriya ndirimbo ivuga ngo kwihangana izina rya bundi yitwa ngo iki iriya ndirimbo nayise kwihangana wanditse kuri YouTube channel yanjye yitwa Bivamuruyumwuga official bita wandikamo uti kwihangana by Bivamuruyumwuga kwihangana by Bivamuruyumwuga nyine uri kwa gusacinga indirimbo kuri YouTube nyine kwandika kwihangana by Bivamuruyumwuga ihitiza rero yose bitubona yikure amashusho icyo nashaka kuvuga buriya evangeliste aravuze ngo arayikunda ariko nje by'umwihariko buriya nkunda akantu gato kaga highlight kavamo kavuga ngo telefone yawe nibirimo abantu ngo atagufitiye umumaro ngo basibe kavuga ngo iki katwumva ni ku gitero cya nyuma aravuga ngo komera inshuti yanjye n'ukuri kw'Imana uzagera ku ntsinzi yawe komera wihangane nawe izina ryawe rizazamuka nk'idarapo utumva ibitekerezo byawe mureke ugene nawe supporting ibitekerezo byawe telefone yawe nibirimo abantu batagufite umumaro basibe mu guhisha abantu bagufite umumaro niba uri mu kigali cy'abantu rwose bavamo wenyifure rwose wihirukire wirwana abantu bahora bakubwira inyuma na cyane koko bamugamije bagenda ntumenye uko bagiye utabasha kubona ibibazo biri muri wowe ako kanya uwo munsi abadayimoni bazakwinjira n'ibyo byose bikunaniye wiyambaza amasengesho kwihangana n'ukuri binaniye abantu gahunda yo kwihangana n'ukuri yashize mu bantu n'ukuri ndumiwe urakoze cyane ntabwo uraza kututaramira mu buryo bwo kuririmba ariko nshuti bakunzi ba Gitangaza TV kuri Gitangaza TV ntabwo umunsi byoroshye hanyuma uyu mubyeyi rero nkuko yadusabye ko tumuhuza nawe hari ibyo yifuje kuba yakubaza yagira ibyo akubaza hanyuma narangiza araza kujyana n'ibinagusaba ni karibu rwose umubyeyi Bivamuruyumwuga mwabonanye rwose mwibwirira ikikuri mu mutima ubundi ubusanzwe umuntu amurebye yakubaza se uri umusore uri umugabo njyewe ndi umupapa mfite madamu mwiza cyane
Imana yanyihereye barya neza icyo kintu rwose n'abana 3 amen kumva ko ndinshesha kangu rwose rero abantu yaho i Kigali umujyi wa Kigali kati nkaho Yuda yari atuye burya Yuda ntabwo yigeze aba mu cyaro yabaye mu mujyi kati bose bari abaturage ba Petero bari baravukiye mu cyaro ariko Yuda yari uwo mu mujyi gahunda ni mu mujyi yego bazwa mu mujyi wa Kigali nawe nari nyisubize umubyeyi ajya sinagisubize cyarangiye icyo yasubije nako yambajije so ubwo kumva nyine wenda ikindi nuko navuga ngo wenda nsengera muri ADPR reka byite gutyo ngira ngo hari umwirondoro n'ubu urakoze cyane rwose aha mama wahozwa mu narindi kugira kandi kabazo k'amatsiko isi uyu mugabo ko mbona Imana iri kugenda imutera iteka ibi bintu wabigezemo ryari byo kuririmba umuhamagaro waje ryari umuhamagaro wo kuririmba nabitangiye navuga ngo natangiye 2008 ntangira nyine gusa njye ntabwo nigeze njya muri korali nka kwa kundi abandi bavuga ngo njyewe ubu nazamukiye muri korali Yesu uko byagenze njyewe no kuvuga ngo nagiye gusenga ahantu Imana ivugana nanjye bitewe n'umutekano wanjye benye ahantu umuntu avuganira n'Imana ivugana nanjye ivuga ko nzaririmba nzagenda hirya no hino ku isi mu Rwanda no mu mahanga n'iki byose nshibuka rero ari mu producer nasengeye nuko ndamubwiye niko ko Imana igire neza ikabura ku majisho hari igihe njya ndeba amen nareba maze kumureberamo ndamubwiye niko mbonye imbere yawe hari ibyuma bya studio ndi kubona ijambo ryitwa studio imbere yawe umuhungu rero araturikararira agira gute uburijijwe n'iki ati icyo ni icyifuzo ati ngendana mu mutima wanjye ati Imana iramutse igishubije ati nanjye nazagira ikintu nkora ku murimo w'Imana nibwo rero nabo ntipfukama musengere nta kibazo Imana igiye kubikora mu gihe cy'amezi 3 niyo namuhaye atatu mbonye wicaye imbere y'ibyuma so nibwo rero natangiye namusengeye ndangije namubwira nti kandi n'amafaranga wazanye Imana yambwiye ngo sinyafateho wowe niko nahise amubwira kuko nabona agasigaranyemo amafaranga 600 kandi ari yari butegesha ariko Imana yacu iravuga Imana iravuga rwose Imana irambwira ngo aya mafaranga ari yateganyije kuguhereza umubwire ati nta mafaranga ushaka nuko arishima agenda ameze neza mu gihe cy'amezi 3 ahubwo ntiyanashize yarampamagara arambwira ati pastor izampamagara ngo pastor ngo ngwino ngo hano ngo ku Giporoso ngo ahantu ngo gucya ngo kuri urabona kuri gare ku Giporoso abahazi hari banke populaire hari hepfo hari etage gahari hari ababika amafaranga muri Equity ngira niho yari yarayishinze ni kera ndangije rero nsanga yabyubatse yarari gushiramo aho turekodingira mu ntuza mu mashiramo ibirahure n'iki byose ati ngibi ati sengera ibyo Imana yakweza ndangije fata ibiganza byiwe nabandi faza nibyo biganza muhereze nabandi ni ibiganza byatuyeho umugisha ibi biganza byatuyeho kugira ngo uzabone abahanzi bo muri iki gihugu ndawufasha nawagire namushimufasha ubu ndasenga sorry ndangije nibwo sorry gatoya nibwo nagiye kubona umuntu wese winjiramo iyo minsi witwa Meddy muri Amerika muri iyo minsi niwe wese yinjira ahita amukorera indirimbo yitwa ngirira ubuntu nani murayizi ngirira ubuntu so akorera n'abandi
benshi cyane Imana imuzamuye gutyo niho rero nanjye ninjiriye ahita ambwira ati naba nawe navuye ku murimo w'Imana nahanyura ko yari yarambwiye icyo gihe nari nkiri umusore yari yarambwiye ati noneho ujye uza uce hano umuha amafaranga ujye ku murimo w'Imana y'amatike hariho abantu bazi gukorera Imana mayidiya abantu bazi gukorera Imana bazi ujye unyura hano ngo usapotinge ugende ati ntugire ikibazo cy'ibyo kurya weho hari ahantu nashyuye ibyo kurya ku kwezi uzajya ugenda unywa amata urya ibiryo nari mfite inzara nari mfite inzara nabuze inzara y'ikirarane hari inzara ubundi hari inzara z'amasizoni hari inzara z'ibirarane hari inzara igukubita ukibagirwa izina ukibagirwa witwa nde turashima gatondo ushaka gutonda batoranije hari inzara yigeze indya nari ndi kwigisha mu Gatenga abantu bakwinjira imitwe nkajya mbona ni amavoka njya mu iduka ry'amavoka uri kwigisha ndi kwigisha abakristo nkora n'ibivoka umupazi akwiye nkora n'uruvoka abaririmbyi ni amavoka imitwe nkabona ni amavoka kubera kuyakunda kubera inzara njyana mwiyerekwa mbona ni amavoka kubera kuzikunda ntabwo ari uko nazikundaga ahubwo niryerekwa nabonaga kubera kutabona neza inzara yakwica ugahuma ukazunga iseri ukagwa ku ruhimbi ku bantu bashonjeho iyo washonje utangira kubona imirabyo ubona imirabyo kandi njyewe ukuntu njyewe nari nteye Imana yari yamaze ku mazuru aho nanyuraga hose numvaga batetse numva hari abatetse hari abatetse amazi ntibarashyiramo ifu hari abatetse isombe ariko iriya sombe ntabwo barashyiramo ikinono nkakomeza nabaga naragowe niyo mpamvu nabaga nariyumbuye mu masengesho nkahorayo kugira ngo nahura n'inkono z'abandi kwigera ariko turashimira Imana nshaka mfashwa kuko murabizi ko ntewe inshuti bakunzi bagitangaza TV ntabwo byoroshye kuri uyu munsi rwose gufashwa biremewe hano kuri Gitangaza TV nta kibazo kirimo rwose gusa gato cyane nywa amata njye ibiryo none umunsi umwe tujyanayo we yirira agacapati umuhungu woroheje cyane umusirimu we yirira capati n'amata nuko njye bampe ifiriti bashyiraho wajya ngo cyari karisimbi ndangije baruzuza ndabibaza wabiryo we wabagahe mwama firiti mwegere hino mbereke umugani wayo ngo ati mundeke nukuvuga ngo reka mbabwire inzara irakatsindwa niyampamagaye buriya umuntu ufite inzara uzajya umusengera nako ntukamusengere ahubwo numenya ko ashonje mugaburire amategeko y'inzara iyo urimo ugenda bagira ngo urimo uraza iyo kuko hari mushiki wanjye twabanyeho gato inzara yakurya uri umukobwa amabere akagenda wagenda ukabona urimo uraza neza nuko ugukomereza aho ngaho indirimbo ya mbere nakoze muri studio yari yo mu gitabo ivuga ngo iki ni ya yindi ivuga ngo mwijuru ariko ntabwo ari uko nayiririmbye mu buryo bwanjye kwa kundi nk'abanyamwuka ijuri mbere y'Imana mfite umuntu uvugira Haleluya rw'abatambyi kandi yitwa rukundo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ukavutira nta mwanzi bamunyereka nabo ukamvugira nta mwanzi wamunyereka nabo ariko biva muri uyu mwuga ushobora kuba waraciye mu cyumba cyane mukuntu kuko hari ukuntu uririmba umva umeze nk'umuntu wasenze amasengesho y'iminsi 3 ariko uririmba atararya buriya twaramutse ndi mu masengesho y'iminsi 3 yego cyangwa 2 cyangwa amasengesho yose ninjiyemo yego mba ndi connecting n'Imana yego uri connected n'Imana ibindi byose mba nabyibagiwe hari icyo bita kuramya Imana ni ugusiga wasize ibiri inyuma wasengera njye nabaye umunyamasengesho mba
na n'ubu nyiriwe ntabwo ari ukuvuga ngo nari umugabo ngo wabaye ubwo se ifi yivuye mu mazi igira ngo irapfa urakoze use kwisubiza noneho ndi gusubiza nyine umunyamakuru nyine icyo yarambajije mpita mbana mwarimu mu rusengero dukumva ko aho hose nagiye nyura binyemerera kuba nzi imiririmbire y'abanyamasengesho n'ijwi ryagera ku mutima umutima w'umukozi w'Imana cyangwa undi utari umukozi w'Imana akaryoherwa kandi twakomerezaho n'izindi nuko kugeza hafi kuri Bivamuruyumwuga ariyo yamenyekanishije nuko niba bitabangamye watubwira iya mbere yari yo ngiyo ya kabiri ya kabiri kumva ni nyinshi hari n'iyindi nabuze narazibuze ukumva icyo gihe wani mubyibuka hari wenda babyibuka habaga icyo bita ama virus mu mamashini virus cyangwa se virus reka ubwo nanjye ngiye reka nawe warize vuba ako nkamenye vuba ngo bakita virus nkamenye vuba kumva ngewe ntabwo nagiriwe amahirwe yo kwiga wenda nk'abandi ngo wenda minuze ariko ayo mfite yatuma basha kurya ibyo kurya ushobora kuba nagakopereye kuri corona virus none ubwo hari indi naririmbye ngo nzajya nkuririmba Yesu we nzajya nkuririmba Yesu we nzajya nkuririmba ni nyinshi cyane zo nkomerezaho n'izindi nuko kugeza ubu ngubu rero na n'ubu ndacyageze ndacyakomeje urakoze cyane twari twahaye umwanya n'umubyeyi nubwo twakomeje kukubaza yari afite byinshi agomba kukubaza hanyuma reka akomeze basakubaze gusa ufite ibintu byinshi twebwe turimo turabyumvira hano bigatuma tukubaza ariko ntacyo nakomeza kubaza iki muri ku mutima ariko ntimwibagirwe rya jambo ry'Imana ngo iyaba Uwiteka oya rirahari gufashwa yaba Uwiteka iri turaribiki atari wowe wari urimo ni winifu mu ruhande ubw'abantu badustifomanda hari igihe abantu bahagurukira bakaguhagurukira turaza kubigeraho nabyo mu gihe cyashize bigeze bahaguruka naringiye kumubaza reka naza kutubwiraho gato naringiye kukubaza ndise utuye mu mujyi wa Kigali katikati ariko ubundi wavuye he niho wavukiye iyo urebye burya abantu navuga ngo 70% cyangwa se 80% ababa bari mu mujyi ntabwo aribo bawuvukiyemo abenshi abari abimukira baje rero ntaje nturutse mu ntara ya Gicumbi cyangwa se aho bitaga Byumba ngewe kumva abenshi bajya bambaza wenda kuri izi ndirimbo uko ziba zifite itandukaniro cyane ngewe rero kuvuga ngo ngewe iwacu ni ahantu baririmba indirimbo zigamba mu kiga nibyo najyaga nibaza none ukuvuga ngo aho bita hariya ganyobwe we nanka ganyobwe karungi yarira nyonga iwacu ni Cyumba we nanka Cyumba ya Byumba yarira wagira ngo ni amashi ni ukuvuga ngo ngewe ni ukuvuga ngo Cyumba aho abo baririmbyi ba Cyumba ni nko kuvuga ngo twe suri kureba wenda turi hano mu nce za Kagugu ukareba hakurya nka za Kimironko se mbese ni imisozi mu mujyi gutyo ni nko kuba uri kuhareba hari hakurya ukabo ngabo bazaga kwiga ku kiliziya baje gufata inyigisho benshi biriho baza gusezeranira aho ngaho uri kumva ko benshi bafite abana aho ngaho babyara muri batisimu uri kumva ko abenshi hari harimo n'abashuti ba papa
oya ntago ari Uganda ni hano hafi ya Uganda numva se uririmba ugashyiramo n'abaganda ngo basage bana kariya ntagatoragura no ajya ukumva buriya umuhanzi hari igihe uba utanasi n'icyongereza ujya wumva benshi nawe yashyiramo ngo arafi yumva arako konyine ntumubaze n'ikintu uri kumva nshobora kuba ncometsemo ko ari injyana z'ingande cyane nibandaho hanyuma nkagakubitamo kugira ngo ese kuki wakunze ingande kuki wakunze injyana iranjyana ntabwo imenyerewe muri gospel hano mu Rwanda ntabwo imenyerewe muri gospel ntabwo imenyerewe kuki ariyo wahisemo ngira ngo wenda umbaje ikibazo cyiza ubona ko kugira ngo ubutumwa uri gutanga bwumvikane bisaba kuba wanabusize kabusiga bureba kabusiga ikirungo nanjye rero niba Theo bose babireba afite injyana wenda y'igisirimba maze igihe ngira abantu kwimana ikizo n'abani iyo yarayikoze n'izindi nyinshi wenda akarimba muri R&B muri mu zindi njyana zindi muri Afrobeat agakomeza nkabona wenda bayirike cyane nkabona n'abandi bakora izindi njyana abasirasi no kumva no ndavuga noneho nanjye kubera ko muri ziriya nce z'iwacu reka nzane iyo style ndebe uko bari buze kubyakira ngize nyikoze ahubwo numva ni East Africa ahubwo nakoze kuko South Africa kuko no kuvuga ngo South Africa Uganda mbese East Africa yose iranjyana ni ukuvuga ngo bayiyumvamo bayiyumvamo niyo mpamvu rero wenda ngenda mfata aho ngo kuri izo mpu zombi none njye hari ikintu mubaza abahanzi benshi tujya duhura hari abahanzi baririmba ariko ukabona baririmba batishimye akaririmba ariko ukabona araririmba ariko ukabona yashinje inyuko akaririmba ubutumwa bukagenda ariko ukabona uwo muntu ntabwo yishimye cyangwa ukabona afite motivasiyo yo kugira ngo abantu bakire ibyo ari kubaho ariko iteka iyo duhuye haba mu rusengero haba